Murakaza neza kuri Meroga Fish. Uyu munsi tugiye kuganira ku myitwarire cyangwa imico ishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Ubuzima bwacu ntibuhindurwa n'ibyo twifuza gusa, ahubwo buhindurwa n'ibyo dukora buri munsi. Iyo ibikorwa byawe bihindutse, n'ubuzima bwawe burahinduka. Niba ushaka kugera ku ntsinzi, kubaka ubukire, kugira amahoro yo mu mutima no kugera ku ntego zawe, ugomba kubanza ukagira imico myiza ndetse n'imyitwarire myiza igufasha kugerayo. Ikintu gikomeye kirusha ibindi ni imyitwarire umuntu agira n'uburyo atekereza buri munsi. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku myitwarire myiza ishobora kugufasha kugera ku ntsinzi ndetse ukagera no ku ntego zawe. Ikintu cya mbere ugomba kugira niba ushaka gutsinda mu buzima ni ukudacika intege. Mu buzima nta rugendo ruburamo ibibazo, nta mushinga utagira ibihe bikomeye ndetse nta n'umuntu ugera ku ntego atahuye n'imbogamizi. Abantu benshi bifuza kugira ubuzima bwiza, ariko bake nabo bagera ku ntego zabo. Bivuze ko hari abantu bahura n'ikibazo bagahita bavuga bati biragoye sinabishobora. Abantu bemera kudacika intege bakemera gukomeza urugendo nibo bantu bagera ku ntsinzi. Buri muntu ugera ku ntsinzi ikomeye aba yabanje kunyura mu gutsindwa, kubura amafaranga cyangwa guhangana n'ikibazo runaka. Niba hari ikintu ushaka kugeraho, ntukemere ko ikibazo kiguhagarika, ahubwo buri kibazo ujye ukibona nk'isomo rigutegurira intsinzi iri imbere. Ujye wibuka ko umuntu utsinda atari wa muntu utagira ibibazo, ahubwo ni wa muntu udatuma ibibazo bimuhagarika. Rero nawe niba hari ikintu ushaka kugeraho mu buzima, niba ufite intego ushaka kugeraho, ntugacike intege. Icya kabiri, ugomba kugira kwihangana. Abantu benshi bashaka ibintu byihuse, bashaka gukira vuba, bashaka ko ubucuruzi bwabo bukura mu cyumweru kimwe, bashaka kugera ku nzozi zabo ako kanya. Ariko ukuri ni uko ibintu by'agaciro bifata igihe. Niyo mpamvu ugomba kwihangana mu buzima. Iyo umaze gusobanukirwa neza ko utagomba gucika intege, ikindi kintu ugomba gukora ni ukwihangana. Nubwo utahita ubona impinduka uwo munsi, ntibivuze ko ntacyo urimo kubaka. Abantu benshi barambirwa mbere gato yo kugera ku ntsinzi. Wowe rero ujye wemera urugendo, ukomeze ukore, ukomeze wige kandi ukomeze wiyubake. Nyuma uzabona umusaruro ugaragara. Ikintu ugomba kuzirikana ni uko utagomba kurambirwa mu gihe utabonye impinduka ako kanya, ahubwo ugomba gukomeza kwihangana, ukubaka ubuzima bwawe kandi ugakomeza kubaka urugendo rukugeza ku ntego zawe. Ikindi kintu cya gatatu ni ukwizigamira kandi ugakoresha amafaranga neza kugira ngo wubake ejo hazaza hawe. Icy'ingenzi si amafaranga umuntu yinjiza, ahubwo icy'ingenzi ni uko ayakoresha. Hari abantu binjiza amafaranga menshi ariko yose bagahita bayakoresha. Hari n'abandi binjiza amafaranga make ariko bakabasha kwizigamira ndetse no gutegura ejo hazaza heza. Iyo wizigamira wowe wiyubakira umutekano w'ejo hazaza. Iyo habaye ikibazo ntabwo uhita usenyuka burundu, kandi iyo habonetse amahirwe yo gushora imari uba ufite icyo utangiriraho. Ujye ugira rero umuco wo kwizigamira kuko uba ufite agaciro gakomeye cyane, kandi ujye umenya gukoresha amafaranga neza. Niba ushaka kugira ejo hazaza heza ndetse no kugera ku ntego zawe, ugomba gusobanukirwa gukoresha amafaranga neza. Ugomba gukoresha amafaranga mu bintu ukeneye kurusha kuyashyira mu byo ushaka by'ako kanya. Ukamenya neza niba ikintu ugiye kugura kigufitiye akamaro mu buzima kandi kizakomeza kugira akamaro mu gihe kiri imbere. Rero niba ushaka gutera imbere, ujye wizigamira kandi ukoresha amafaranga neza. Ikindi kintu cya kane ni uko ugomba kugira intego isobanutse kandi ugakora cyane. Kugira inzozi byonyine ntibihagije, kandi kwifuza gukira ntabwo bihagije, ahubwo ugomba gukora. Ariko si ugukora gusa, ahubwo ugomba gukora ufite aho ushaka kugana, ufite intego isobanutse. Iyo umuntu adafite intego, aba ameze nk'umuntu utazi ahantu ashaka kugera. Ujye wandika intego zawe, umenye neza icyo ushaka kugeraho, umenye n'igihe ushaka kukigereraho, kandi wandike icyo ugomba gukora kugira ngo bigufashe kugerayo. Ibyo bituma ukora cyane, kandi ikintu cyose ukora kikarushaho kwegereza intego zawe. Ujye ukora cyane kandi ugire intego. Iyo ufite intego ushaka kugeraho,
ntugereranye urugendo rwawe n'urw'abandi. Uba ufite ahantu ushaka kugera kandi ugakora cyane kugira ngo uhagere. Niyo mpamvu mu buzima bwawe ugomba kugira intego isobanutse, ukamenya icyo ushaka kugeraho, ukamenya n'igihe ushaka kukigereraho, kandi ugasobanukirwa neza icyo ugomba gukora kugira ngo ukigereho. Niyo mpamvu ugomba kwihangana, ugakomeza gukora kandi ukizera ko buri munsi uba urushaho kwegera ubuzima ushaka kugeraho. Ubuzima rero ntibuhindurwa n'amahirwe gusa, ahubwo buhindurwa n'imyitwarire yawe buri munsi. Niba udacika intege, ukihangana, ukamenya gukoresha amafaranga neza, kandi ugakora cyane ufite intego isobanutse, uba uri kwegera ubuzima bwiza ushaka kugeraho. Niba iyi video yagufashije, ntiwibagirwe gukora like, gukora subscribe niba utarayikora, no kuyisangiza n'abandi. Murakoze.